Report. Reba ibyo natundiye. Basi ndagukunda. Ugira umurava pe. Umva icyo kintu kizimambwe nano kongora agafanta. Ndaza kugura. Reba ukuntu avunitse. Hirya hari umuzigo ngiye gutwara kandi bari tubama amafaranga. Harimo akantu gatubutse se. Ndaza kugura fanta. Agashani twagakwiye sheri. Ko nta. Aka. Nagati y'umu. Rwose. Ukuntu ugira ubu bw'amafaranga ntabwo afata amafaranga ujya gura. Urumva natinga gufata amafaranga yapfusha ubusa kandi uzi n'umugambi mufite. Ariko nibyo ngende ushaka yuko birabyo ko abantu tutasezeranye ntabwo ndushaka. Ndashaka yuko dusezerana. Ndashaka ko dusezerana. Nyine ufite umugambi gukomeresha wanjye kandi urabizi ndagukunda n'umutima wanjye wose. Ariko nari ndagukunda urabizi. Ndabizi. Reba nka kino gihe muri kino gitanda byagenze. Kino gitanda se nyine bose yagisenye agiye kukijugunya nyine. Tubanikanye musabe kugira ngo tugihereho nyine urabizi ko gutangira gake gake. Ahubwo si bya mbere babiteranije. Ntabwo ndabiteranya sikonye bigeza mu rugo se. Ariko iriya saso sinzi ukuntu imeze nimba kitazajya kicugusa. Kikavuga. Ari ibitanda byicugusa. Ngasanga urimo gusakuriza abaturanyi. Kandi uzakoresha tekinike zawe. Uramunandi rodi yatwica. Nimba yatwirenza none. Ibaze kugira igitanda kirimo gusakuza kagira n'umugore wose. Reka aho ngaho. Nta radiyo sugira. Agimba bari. Gusa nyine turi na brage. Ndashaka ko yuko basi duca mu murenge. Ndashaka ko duca mu murenge. Rero sinzi. Ndimo gushaka akazi. Basi kandi ndakanga akazi. Kubwirwa nikorera imizigo y'abantu nakareka. Shira umuza akabona. Nanjye ubwo icyo ndimo ndakora. Ndikugerageza gusevinga. Ndikugerageza gusevinga udufaranga kugira ngo byibura nzaguhe n'ibikoresho byo mu rugo turi gukoresha. None mabuje arambwiye ngo aranshyigikiye. Ikintu cyose nzakenera mu bukwe bwanjye bite n'imyaka dukoranye ngazanshyigikira. Yego. Ngo sinzakora ikosa ryo kwishingira gusa. Ibindi byose azabimenyera. Isawa cyane. Nitwe nankunda. Tumahuje mwiza kabisa. Mfara nkunda cyane afata nk'umwana we. Impamvu nanjye mba natese. Rero utangiye umubwire ari amasaha gutahisha ya 2:00 nageze mu rugo 12:00 kandi mukeneye. Byaya kabanye. Naba ari akazi. Abari akazi yego ariko nyine nanjye mba mukeneye. Ariko nta kibazo nzanihangana. Ndihanganisha amafaranga ukura amafaranga. Yeah. Rero mbona izuba ryakwishe. Izuba rya mu gitondo. Afashe wanjye ni mwiza. Yaba ari kuzuba yaba ari mu mvura. Izuba iyo rimunitse itamba igikara burundu. Nibyo nkunda gutyo usa nyine. Abantu benshi bajya bambwira ngo turasenge nawe. Ubwo ntigize ngo ni boss wawe. Nagafite imodoka so kuri. Yahinduye irangi. Rero ubwo rero sinzi ubwo rero ngiye kukijyana. Ngiye kujyana kino giteranye. Ariko kiraremereye nimba ari rwa rubaho bitari buye. Subise iby'abakire nta mukire wisondeka ntabwo ajya kugura ibintu bya make. Ngo gitwareshe nanjye njye mu kazi. Francese. Shaka musezere gute? Kabisa. Kakitama. Nawe. Sawa rero. Sawa. Nanjye kangiye. Ndagukunda. Ndagukunda shiri. I love you. I love you too. Narakamenye. Sorry.
sorry pe ntabwo nari mbishaka nta kibazo mbese mabuja amakuru yawe ni meza ibi se wari ubijyanye hehe ndimo kujya ku kazi kino gitanda nicyo mvanye hano hirya nari njyanye hano mu rugo iwanjye hano hirya nanjye nari ndimo kugenda ku kazi ntabwo ngo wakaje mbishaka nta kibazo mwese witwa nde ngewe nitwa Chris nitwa Chris hano hose baranzi hano baranzi sinzi impamvu utanzi kubera ko ni igihe utwara imizigo y'abantu hano hose nawe uri umukirago nawe ujya akazi ntabwo akazi nk'aka ntabwo akazi keza se ariko nako nakemera ndabona uri umusore ufite kwaje uri umusore mwiza ufite imbaraga ibyo ngibyo by'iyorere ubukene buba bwaratugize nabi ariko nyine ni ku isi imeze isi itari ko imeze ariko wenda ndabona umeze neza nyine wazajya akazi rwose ntugire ikibazo urajya ngo akazi nanjye nkorera kuri kampani y'imbere gato hariya niba wongeye kuri muri iyi karitsiye ntabwo nawe utahazi rero ntabwo nimero zanjye nyine wazabona ari nk'akari guzigo ushaka ko ngutwaza akagutwarira nta kibazo sinangwa ngo umuziga ariko ntacyo mbwira nimero bityo tuzabivugana nazi gushyiramo nta kibazo kagira ngo yitwa Chris sizi mwakerewe ko mbona izuba ntabwo ari yaba ryinshi mu gitondo bageraho iki gike Chris sore rero kandi urakoze yego gira umunsi mwiza sorry bakamfungira nta kibazo bakamfungira agafunga gutya kameze nka kano kanjye kameze nka kano kawe kameze nk'aka kawe nta soni niba wari urimo nari ndimo kumufasha naguhaye ibyo ujyana uraza uhagarara n'umukobwa mu nzira nari ndimo kumufasha ntabwo wamufashaga iyo wamufashaga umusoma ku munwa nari ndimo kumufasha nsanze muri mu biki nari ndimo kumufungira kano kantu mufungira urabona ndinjije ngiye atabasha kureba nukuri kw'Imana be sinkubishye nari ndimo kumufungira kano kantu nsanze uri kumufungira cyangwa nsanze uri kumusoma nukuri kw'Imana wo mu ijuru ushobora byose naho ugeze kunesha agaciro no kuri uyu mukecuru ungana gutya izina ry'Imana ishobora byose nari ndimo kumufungira Mana y'isi n'ijuru urambabaje urambabaje nari ndimo kumufungira mbabwiye wandaya bareka gutukana mbareka binakikubona mu maso yanjye kuko ndumva nagufata wareka gutukana sorry ubundi wanditse nk'akana avari ese wareka mba mu maso sinshaka kuzongera gukora n'umunsi n'umwe kuko aho nzakubona nzagutwikira mu nzira wandaya we mba mu maso nzongera kubona mu maso yanjye wawe urimo kwigira ibi ubwo se ntawe urambwira iki kuko urumva ufite n'ijambo ryo kuvuga muri kano kanya nyuma y'ibyo mbonye byose n'amaso yanjye ariko se ubonye iki usibye kwirakaza ukarakazwa n'ubusa niki se nabonye ahubwo ahubwo nyine ahubwo mbwira n'iki nicyo utanyeretse urimo gutuma ndakara nanjye reba njyewe wari umpaye bino bintu ngo mbijyanye ngiye amubitana n'uriya amubita ku rutugu aguye ashyize hasi akaboro kameze nk'akanjye kahita kavamo njye nyine ndamufasha ngo nkamwandike mukinnyi agahinde mu maso yanjye kwari ukumufasha gusa kwari ukumufasha ukanamusoma se shemba burava sibiro uzi ko ngukunda umutima wanjye kandi wose ndakwinginze urantengushye pe narahiye yuko nzagukunda ubuzima bwanjye bwose nkuko nabikubwiye nkeneye kubana nawe ese napangana nawe kujya kujyana mu murenge ndimo gukina none uriya mugore murapanga iki
uriya mugore ni umuntu mushyashya nta kintu mpangana mushyashya ko yambwiye ko ashaka kinyire mu buzima bwawe icyo nshaka kumenya reba hano ukunze mu kwiteza mu muhanda gutya ni wowe bitangiye ariko okay nuko yambwiye ngo yamakaze turahuye abona ukuntu mbabaye arambwa ngo yamakaze abonye uri imbabare yafashe kiri kara kazi ntabwo ngashaka akurabizi ko dukeneye akazi kiri apana muri buriya buryo uburyo buhari nuko namusaba akazi gusa then niba unkunda ko nkuko uri kubimbwira kira kazi ntabwo ngushakamo nyamara ko wareba kandi mbabarira unyumve niba ubizi koko unkunda ko icyo kintu musabye kimwe gusa kira kazi sinashaka ko kajyamo ko ndabona atari akazi gusa ntabwo ari harawe bizarangira nabonye ujya kurebamo ese umuntu duwe bwa mbere andeba wabonye uburyo ndebamo igihuru kizabamo igihunyu urikibona kare no gufuha ntabwo ari ugufuha ntacyo utanyeretse urabinyemere se basi ntacyo nakwima ntabwo nshaka gusangira n'abandi nta kintu nakwima urabyemeye ya ndakomeza nyine muri kano kazi kugeza igihe nzabona kandi ntabwo nzongera kubona n'uriya mugore uzongera kumunda ngo mbona promise ndagukunda ndagukunda uragenda ahantu wari ugiye ni promise yeah. Rero bazanye impapuro ngusinyaho nyine abakozi hari ibyo bari bakoze ejo ni ibyo ejo rero tuvugana gato yego amakuru amakuru ni meza ejo akazi kanyu ni neza ni neza mbese bimeze gute biraho ejo umunsi wagenda neza ariko mu gitondo ntabwo wagenze neza habaye iki mva mpuye n'umwana w'umusore nyine ubona uri mutoya ariko nyine ni mutoya nyine urabona ntabwo afite imbaraga zo gukora ariko nta kazi afite nyine ndamurebye numva nyine mugiye numva namuha akazi Gusa sashobora kuba nawe afite akazi ko nabonye nta kazi afite yari ukuntu rero umuntu ukabona umwana w'umujene ukabona ni umusirimu ariko nyine araciriritse ariko nyine nabonye afite imbaraga afite n'ubushake ariko nyine nta kazi afite ntabwo arabona akazi pe kumvaga rero namurebye numva namuha akazi iyo wamufasha nta kibazo pe wamufasha kuva wabonye nta kazi afite kandi ukaba wabonye ashoboye nta kibazo numva nakirimo pe ko wamufasha ariko se niba byemera sinzi numvaga nyine atari iby'akazi gusa ni umusore mwiza nyine nawe urabyumva Okay. Oya naribi wowe wamufasha kuvuga ku mutima kandi nyine ubona ko ari umuntu ukwiye gufashwa ubona ko ari umuntu ushoboye wamufasha nyine tukafasha ariko nyine nawe ari umwana w'umusore mwiza se wagisobanukirwa icyo nshatse kubwira Okay ndabyumva nari mukuru ko esha nyine bibaye ari ibicamo mwagira mukagira nabirenze gusa nyine ukabanza ukamutwara umwana mwiza nyine nawe akagira n'iki ubundi hazashya da
ahari wenda birashoboka ariko se nyine natinyemo urumva kuri njyewe urabona imyaka amaze kujyariga ni myinshi. mva nkubwire madamu agira inkuru uva gusenya muheno nta no kuza unsuhuza uje ubwatsi mva madamu mbwira nta no ndagusuzamo ibiki koko nifitiye inkuru ibabaje nawe uraho urandambura amaboko nsuhuza so buja se yakwatsa ibintu ayo muherwe sinanya yakurahisha wenda ko nabanje no gusiga igero ndabona icyo uje umbwira mva nkubwire tansuhuza basi duhera ndeka mwana ibintu byo kugusuza wibinzira mu nge nagenda nifitiye n'umujinya mfite kubera iriya nyene nakoshiri ngo nishiri byagenze ute kakanya se ibaze ko nsanze ari kumwe n'umukecuru kukuri ufite imvi yaza kuba n'agakobwa kazima byuza kakanafatika umukecuru sha umva amwegere gutya hafi no kumusaka ubirebesha n'amaso bagiye guhuza iminwa gutya n'amaso uri kureba wahora n'iki ko mbuzaho nkwirwa mwumvise ndangiriye yahize ngo ni ya modoka ya boss komeza umbwire ngo ya boss wawe cyafite imodoka mba nkubwire Kirisi arambabaje mu buzima tumye mitani chicken nta kintu ntamukoreye yamburanye ikiko babivuze neza ko utatungira umusore muri Kigali karumvaga ndakanyishe muye nuruva gusenya numva nanakuyahura sinzi n'ikintu na kimwe nakora mu buzima bwanjye kubona anca mu myanya ntoki gutya ntabwo ntagihanganira Mary bakubwire sibyo hangana kandi kumva gera rwa nzi ko Chris yabikora ibyo bintu ni ukubabona bagenda Chris nzi Chris cyari kuvuguna cyane uwo waro cyabibonye mu nzu ako kuntu ufite agahinda ntabwo ari gusemera ntabwo nsanzwe nk'ufite ako gahinda ndababaye uwakubwira ku mutima wanjye remere muri kano kantu kuva misengwa nk'ibere kuko namukunze ufite ntabwo wabyumva oya Emily ndakumva kandi nyuma nkurikize subiza uko njya kumva oya wowe byihorere sibyo byihorere reka kubitekereza cyane sibyo biri burangiye kandi wirira sibyo sibyo sheri keke se ubundi tutanyunganira bose bagiye unyisanza utagiye umbwira ngo unyereke n'umusheri Ego ko sha wazarambirwa pe wazandambirwa nge none se abana b'aba boss nimwe mwiberiye muri office mwicaye ntabashimugire ahoko ngewe buri cyumweru mba ngomba guhindura nyine ntaka ibintu by'umushiro kumarana kwezi ntago nabyibashiriza mbese muri make urambwiye urabasimburanya ushaka ufato hit and run man nyine ibintu byo kujyaga umushiro umwe erega kuri uru Rwanda harimo abasore bro harimo abasore beza be kandi benshi ntabwo rero wafata umwe ngo bikonde umeze nk'ababibyarisha no gukoramo usubizamo ufata abantu mufite amafaranga nimwe nyine mbombo najya byarabacanze ubundi umuhungu mugomba gukundana igihe kinini n'icyumweru ugahita ushaka undi gutyo nta ibintu byo kujyayo umushero umwe nyine nge mbona bibowa biba biraho none se shawa wazamayemo ni ukugutamo pasi ahubwo we mbona nyine ni ukugutamo pasi y'igisazo ubundi nzajya nakurabura nabirenze nzajya nkurabura nzagutamo pasi y'igisazo pe kuko mbona uri aho ntabwo nanjye ndashaje ntabwo gushaka umwe gusaza umwe akana gatoya ushaka akana gato shawana kabona ari utwana tuba tugira n'iki mva tuba twana kumva tuba turengera nabonye nyine urebye shaka umusore nubwo dufite amafaranga ariko nyine anyemereye ntacyo ntamukorera mani reka ako kana wakanyereka ntacyo ntamukorera kereka nyine wenda ngiriye amahirwe ndashaka kuza kumuvugisha ariko ko yakwemera kuzanga niba byakunda wamuzana
maze akajya agira n'iki nyine ndabona nawe rero reka tubiveho nta kibazo ahubwo ibi bintu bitware ndabona ari ibintu byakoze bitware uko bituzabizane nzakusinya bari birakoze ntabwo wakumva ukuntu mbabaye muri kano kanya Ameri ndakumva sibyo abahungu ni abagome Emeri please come on ndakwinginze reka kurira sibyo nshuti yanjye reka kurira sibyo ndakwinginze sibyo gabase kahubwira kandi simeze ubona se meze gute wowe urambaza ibyo ubona kazi se kari kugenda Yemperutse kuza mvuye mu kazi rero babuja atarataha ikirango y'inkuru babuja atarataha ye kubona mbona boss atashye nicariye muri saro ye kubona mbona boss arinjiye boss ati cyayi cyahiye atagira gushya ndiruka ntabwo ati izi nkuru nzaziguha kumva noneho nanjye nari maze iminsi ntakubona nose icyayi kuba wakwitaza no kuba boss aje kwatsa icyayi bihuriye he ntabwo uri kubyumva ukuntu yaje amfata inkuru nzima niba ushaka kumbwira inkuru ariko yaje amfata nyegera rikumva arambwira ati icyayi cyaje ndongera gushya ndiruka barakimenye se ntabwo nakimenye ko nahise ngenda siho ntabwo bizi ko tuba dutinya ba boss ntabwo bizi ba boss bacu tuba tugomba kububaha tukareba ko baduha kandi gashara kenshi subize wowe se mwana banavuze ukuntu baha ba boss kemera zabasuzugure iwacu icyangugu navuye nsubireyo n'amakuru urabuzwa n'iki se ko basiga banagusigira inzara ese wari wabibonye akira habyo ari wabonye mbona uzatwara umugabo w'abandi wowe akomeri ugeze aho kunyekera ko namutwara subgura iwacu mbabarira ngende umva ntabwo nimere neza reka nitahe njye mu rugo oya wigira uragiye se kano kanya ubwo inkuru zose ndazisoje ngaho mbwira ushaka kumbwira ikindi se harakubwira ukuntu nagavuye amafaranga ari hehe none se icyo nicyo wakaye wahereyeho kari hose none wowe kujya mubwira inkuru uri muraza ngo yagiye reka mubwire inkuru nagavuye amafaranga rero uri kumva maze kuyatwara ibihumbi byanjye 3 ukaba utanamumagaye ngo tujye kuyanywera uyobe ukuntu uba wibereye mu tuntu twishi urabizi ko igipangu cyawe n'icyanjye harimo intera ngese sha banyemera gusohoka ryari ko n'ubu nje niyibye akora mu boss wawe nawe ntakina yari wanjye najyamo n'ubwo amana none umva agira gahunda agira discipline ibintu byose bari kuri gahunda rero nk'ukuntu mba nambaye sinakwambara ikanzu yanjye sinakwambara umwenda nkunze ngo mpaka ngo mubini nifu muzi ko wagira ngo nkora muri hoteli cyangwa he Hello. Yes, Grace. Bitujawe. No. Umeze neza. Ntabwo wamenye. Mukobwa wahiye mu kanya mu masaha yatambutse mu gitondo. Umeze neza. Umeze neza. Oya, ibyo byihorere nta kibazo. Byihorere n'ibintu bibaho. Ahubwo ndashaka kukubwira nakuntu nakurangira ku kazi ukaza kubansanga ndagushaka. Oya, nta kibazo waza tukavugana.
Gukomeza mu kanya ndaje nkoresha ibikoresho noneho wansanga itavugane ho gato. Hari ikibazo? Okay, ubwo ndagutegereje. Ça merci beaucoup. Ariko ku rundi ruhande ni n'umwana mwiza nubwo nyine ubona bakomeza ibintu byose biri kuri gahunda ariko ntari birya bibaze ko yaramaye n'igitanda ashaka ngo nitware Gitanda nagihaye nyamuhungu se akaba ari cyo yaragiye bagwa yaragiye igitanda kuryama naho nuriya mu kiraki bagwa igitanda urakimuhereza. urumva ko dufite imishinga yo kuzadukusanya ibintu kugira ngo tuzabane yakijyanye none ajya kukikoreraho amabiri. Bose bari n'umwana mwiza yaba bamfashe amutoka mbare umva ajye mu kazi batambura. Sawa sheri tuzasubira. Mawuja nari mbitabye. Chris yiteze. Meze neza. Noneho ntabwo ari amahoro bitewe n'ibintu byabaye kare ariko nyine nk'uko nabikubwiye nta kibazo it's okay byarangiye nta kibazo rwose. Okay. None se nari mpamagaye kanye twanashatse kukubaza mbona uriya musista ese ubundi uriya musista mupfandikiye ko nabonye uriya navuga uriya n'umugore wanjye twabanye hashize umwaka kandi yambereye umuntu mwiza niyo mpamvu ndi muze gukomeza kumusabira imbabazi ntabwo ari nta kibazo umugore wawe birashoboka nyine ahari niyo mpamvu yaje kuriya ariko yego nagabaye nyine nabonye uri umusore mutoya ukiri muto kandi ufite courage. Yego nagabakira muri kampani hari mu mwanya numvaga nshaka kuba akazi akazi ko numvishe biba bisaba amashuri menshi kandi nkaba nta mashuri menshi mfite. Chris ntabwo akazi gasaba amashuri. Abantu bose bafite amashuri ntabwo ariko biba bisaba ngo nyine bagenda bayakoreshe ufite courage ufite imbaraga nabikubonyemo harimo umwanya wawe rwose. Gusa wihangane ku gisubizo ngiye kuguha ngo ako kazi bitari buze kunkundira kuhakora atari uko nkanze ariko ntabwo bibuze kunkundira kuhakora. Oya Chris bivuga gutyo udashaka akazi se muri uyu mugera biragoye kuyibamo nta kazi yego nk'uko nabikubwiye hano uriya mukunzi wanjye bitewe n'ibintu byabaye yarakaye atekereza ibindi bintu kandi urumva niwe bitewe n'uburyo tubanye yatekereje ibindi bintu arambwira ngo ni n'akazi ushobora kumpa gusa nzakemera. Chris ntabyo bintu wabigenderaho rero Chris ntabwo nabitindaho niba umukunzi wawe ariko nawe akeneye iki. Yego ariko nyine ugashaka ubundi buryo nawe tubigenza tukamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Chris tekerezaho ni umusore ukeneye gukora ukeneye gusa neza ukeneye kwambara neza wabibona ndamuha akazi keza uzajya wambwa umushahara mwiza n'umukunzi wawe nta kibazo ukamushakira ikintu cyo gukora. ntabwo bibuze kunkundira ntabwo bibuze kunkundira kuko ntabwo nagura ikintu atemeye. Chris gende ubimuganirizeho ndabizi ntabwo ari mu byanjye arabizi ngaruye iki kintu ndamutse ngaruye iki kintu ndamuzi ntabwo wabona n'umuntu umwaka wose utamuzi ariko nyine nawe umufasha kuyumva urakariye njye ntabwo nyimurakariye byarangiye wagenda ukamuganiriza ukamubwira ya Chris bitekerezaho neza nawe. naribi ndakubwira ko ntabwo ndi bukubwira gusa ntagire ikintu wizeye
kugira ngo wifata gutyo ntabwo mbifashe gutyo njyewe ndabizi ariko ntegereje igisubizo cyawe. simbizi ariko kagende nyine ubwo ngubwo nzakubwira n'ibikunda nabona nimero zawe nzakubwira n'ibikunda. Wakoze kuza kwitaba kandi ndabizi bizacamo ukagenda ugira umunsi mwiza. Urakoze.